Ibihe byiza kuri mwese mukurikiye Isaniro Empire mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho. Ndasaba abanyarwanda imbabazi kuba narakubise umugabo wanjye. Nanjye byarambabaje ndigaya urumva famille. Hari abantu benshi bagiye babona video y'umugore wari uhetse umwana maze akazajya atunga umugabo w'intoki ndetse anamukubita amubaza niba ari nyina, amubaza aho yari yagiye n'impamvu bari kumumubaza. Benshi bagaye icyo gikorwa cy'uwo mugore bavuga yuko bitari bikwiriye ko umugore atuka umugabo we anamukubita gutyo mu muhanda. Nyuma biza kuvugwa yuko RIB iri no kumushakisha ngo ibe yamukurikirana maze atabwe muri yombi. Umugabo we nawe yakoze ikiganiro ku muyoboro umwe wa YouTube hano mu Rwanda maze avuga ko nawe yari afite amakosa. Uyu mugabo uherutse kugaragara mu mashusho ari gukubitirwa n'umugore we mu ruhame avuga ko nawe yabigizemo uruhare kuko yari yakoze amakosa akajyana umutungo w'urugo w'amafaranga agera mu 150 mu mikino y'amahirwe akaribwa agashirirwa ndetse ko nawe yumvaga afite turaziranye ko ntago uwo munsi twigize tunavugana. Kirenze kuri icyo rero nakiriye ubutumwa bwinshi bushobora kumbwira uti senya urugo. Koreye kuri imwe muri YouTube channel hano mu Rwanda avuga ko mu buzima busanzwe ari umuntu wihesha amahoro. Ariko ko ibyamubayeho we n'umugore we ubwo yamukubitiraga mu ruhame n'isakara ry'amashusho yabyo ari ibintu byamutunguye. Mu magambo ye yagize ati biriya bintu rero ibyago nawe bitegura kuko iyo Satani yagendereye urugo rwawe byanze bikunze ibibazo bizamo, ariko icyo mpamya cyo nago biriya byari umugambi ngo ndi burare nkubiswe nanafotowe, byose byabaye mu kanya gato kandi bidutunguye. Uyu mugabo avuga ko nubwo uyu mugore we bafitanye umwana umwe yamukubitiye mu ruhame nta rwango bari bafitanye kandi ko n'ubu nta ruhari. Ariko nyuma y'uko bibaye hari benshi bamusabye ko yatandukana n'umugore we. Yagize ati inshuti zimwe na zimwe zaranganirizaga akanya gato nkumva narusenya, akandi kanya gato nkavuga ni ese ninsenya urugo ibintu maze gukorera imyaka igera muri 5 bigahita bihinduka imfabusa ngendeye ku nshuti ndaba nungutse iki. Uyu mugabo avuga ko yaje gufata icyemezo akiyumvisha ko ibyo mubaye hari ibisanzwe ko nta mugabo bitabaho kuko nta ucira undi umuruho. Avuga ko ubwo yagiraga mu rugo we n'umugore we bari bakirakaranyije gacya bakabona amashusho yabo yasakaye ku mbuga nkoranyambaga ndetse iwabo w'umugabo bamuhamagaye bamubaza ibyabaye ariko bakiyemeza kubyima amatwi. Avuga ko yakomeje kwakira inama nyinshi z'abantu bamusabaga gutandukana n'umugore we ariko we akabyima amatwi nubwo nawe atishimiye ibyo yamukoreye. Mu magambo ye yagize ati sinavuga ko habaye ikintu cy'ubutwari, nta butwari bwabayeho, umutima ukomeyeho nari nk'ufite. Icyo nshyize imbere ni ukubaka umuryango, sinateganya gusenya. Damascene agaruka ku cyatumye habaho kiriya gikorwa cyagawe na benshi yavuze ko nawe hari amakosa yabigizemo kuko kugira ngo bibe hari amakosa yari yakoze. Avuga ko yari yagiye mu mikino y'amahirwe ariyo betting nyuma yo kugirwa inama n'abamubwiraga ko yabyungukiramo nawe akiyemeza gushoramo amafaranga agera mu 150 yari afite. Ubwo yavaga muri iyo mikino hari uwamubonye wahise ahamagara umugore we arabimubwira ari nabwo yahitagaza bakagirana buriya bushyamirane bwagiye busakazwa mu mavideo. Yagize ati icyo gihe nasohotsemo ubwo nawe yari yagiye kubetingira, amafaranga make nari mfite yari ahasigaye n'amafaranga yari asigaye yo kunywesha inzoga, nanywaye panashi ariyo bari banguriye numva nimanuka bitewe n'uburyo nari mfite ikimwaro n'isoni. Mu mwanya muto mbona umugore arahageze bamuhamagaye. Ariko yamamagaye kuri nomero y'uwo mugenzi kuko nahamagawe n'umugore. Nahamagawe n'umugore ariko mamagarwa uwo mugore wamamagaye yamamagaye kuri iyo phone y'uwo mugenzi we bari uwo mugenzi we wari wagumya nyitaba. Niko niwe bari kumwe. Tukira imbabazi kuba narakubise umugabo wanjye. Nanjye byarambabaje ndigaya urumva famille zose ku mpande yaba mu rugo yaba iwabo w'umugabo nta numwe turi kumvikana. Ubundi kumvikana n'umwana wanjye n'umugabo wanjye gusa. Urumva ni waba baranamubwiye ati meze bite mutandukane. Umugabo wanjye arankunda cyane yanze kubunsika ahubwo twasabanye imbabazi tubuzanya ko adashobora kongera kubetinga mubuza kongera guhura n'uwo ngo nese. Avuga ko ubwo umugore we yamugeragaho ari nabwo biriya byose byabaye nawe akarwana no kuba yatahana n'umugore we bakajya gucocera ibibazo mu rugo.
Kugeza ubu amakuru avuga yuko uyu mugore yamaze gutabwa muri yombi na polisi y'u Rwanda, akaba acumbikiwe kuri sitasiyo ya Ndera mu karere ka Gasabo. Ariko nubwo ibi byose byabaye, uyu mugabo we avuga yuko yari afite amakosa kandi koko byari bikwiriye ko umugore we arakara bigeze hariya, kuko yari yamukoshereje agatakaza umutungo w'urugo muri betting, nubwo yumvaga ko biri buze kumuha amafaranga. Uyu mugabo rero iki cyemezo cye cyo kubabarira umugore we no kuvuga yuko batari babanye nabi, abenshi bagiye bamuseka bavuga ko bitari bikwiye ko umuntu w'umugabo agenda atonganwa ndetse anakubitwa n'umugore we mu muhanda. Rero abantu benshi bakagenda bavuga ko bitari bikwiriye ibyo umugore yakoze, ndetse n'uyu mugabo uri kuvuga ko yamubabariye bari basanzwe babanye neza ko batamwizera. Ngayo nguko rero ibyuko amakimbirane mu muryango asigaye agenda afata indi ntera, aho usanga umunsi umwe ngo abashakanye bicanye, undi munsi ugasanga ngo abashakanye bahuriye mu muhanda bararwana. Uyu mugabo rero Damascene n'urugo rwe nibo ubu bari bagezweho. Reka dukomeze dutegereze ibyo polisi y'igihugu izagenda itangaza ku bihano yafatiye uyu mugore. Mukomeze mugire ibihe byiza, njyewe ndi Confiance, duhurire no mu yandi makuru.